nongeye kubasuhuza bwoko bw'Imana bakundwa bene data. Nanone uyu mwanya turacyari kuri wa muyoboro wa Gospel Harvest Network. Imana ituremeye umunsi mwiza kugira ngo tunezererwe. Uyu ni umunsi w'umugisha ku buzima bwawe ndetse n'ubwanjye. Rero muri kumwe na Pastor Lambert. Ndagira ngo n'uyu munsi nongere tuganire namwe ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye. Tugiye kurebera hamwe amagambo agaragara muri Matayo 11 kugira ngo twumve icyanditswe gihari tuze kuba aricyo tuganiraho uyu mwanya. Haranditse ngo Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, mugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Ndifuza kugira ngo tuganire nawe ijambo rivuga ngo iracyakora ibitangaza. Imana ihabwa icyubahiro. Iracyakora ibitangaza. Imana yacu ni Imana y'imbaraga nyinshi. Ni Imana idacogora ngo icogozwe n'ibihe. Bibiliya iravuga ngo Yesu uko yari ari ejo niko ariho n'uyu munsi kandi nikazahora n'iteka ryose. Hari igihe situation y'ubuzima ijyana umuntu ikamujyana ahantu kure ku buryo rimwe na rimwe ashobora gutekereza yuko adafite n'Imana cyangwa se Imana itabaho, cyangwa agatekereza ko ibitangaza by'Imana bitagishoboka kubaho. Nicyo kimwe nuko uyu mugaragu w'Imana Yohana yari ari muri situation yumvaga neza yuko ahari bishoboka yuko Yesu atahazi, atahasobanukiwe, cyangwa se ko Yesu atashobora no kuhamukura, kubera yuko yavuze amagambo yo gushidikanya. Ngo Yohana yumvise ko Yesu yaje aza muri uwo mudugudu, ariko Yohana byumva afunze. Yohana ntabwo ari ukuvuga ko atari yarahuye na Yesu, yari yarabonanye na Yesu mbere, kuko niwe wari waranamubatije kuri Yorodani, yari yarahamije ibya Yesu. Yohana yari ijwi ry'urangurura mu butayu, niko Yesaya yanditse ngo nijwi ry'urangurura mu butayu. Yari ijwi rirangurura riteguza, yari integuza ya Yesu Kristo. Mu magambo make yarasobanukiye Yesu, kuko ntabwo ujya guteguriza umuntu utamuzi neza. Ariko agera ahantu agira confusion cyangwa se agira ishidikanya mu buzima, abamurungabangabo bitewe na situation yarahagazemo cyangwa se n'igihe yarahagazemo. Ubwo Yesu yazaga, Yohana yaramubatije, ndetse n'umwuka w'Imana umanukira kuri Kristo Yesu. Ijwi rivugira mu ijuru avuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, mumwumvire. Yohana ni umuhamya wari warumvise iri jwi, ni umuhamya wari warabonye Yesu, ni n'umuhamya wari waraje gutegura inzira za Kristo. Yari yaravukiye misiyo ikomeye cyane. Uyu Yohana yari umugabo Yesu nawe yahamije ubwe, aravuga ngo mu bantu babyawe n'umugore nta wigeze uhwana na Yohana. Imana nishimwe cyane. Ibi ni ibintu bitangaje mvugana nawe kugira ngo wumve uyu munsi wa none. Uyu Yohana w'umugabo watoranyijwe, Yohana w'umugabo waje kuri misiyo mu isi, akabaho ari umunaziri w'Imana, afite misiyo yo gutegurira Yesu. Ubutumwa bwa Yohana nabugereranya n'ubutumwa bwa ndetse Yohana. Bibiliya ijya kumugereranya n'ubutumwa bwa Eliya, ubutumwa budasanzwe bukomeye bw'imbaraga. Uyu mugabo ni umwe mu bantu bagize misiyo ikomeye muri iyi si y'Imana, bahawe n'Imana. Ariko Yohana ubwo yari afunzwe na Herode, bamufunze nyuma yuko yari yarabatije Yesu, bamufunze nyuma yuko yari yarabonye Yesu. Hari n'umunsi abigishwa ba Yohana bamubajije
ibya Yesu, arangije arababwira ngo bari bahuye mu nzira babona Yesu arimo kugenda. Abigishwa bamubaza ibya Yesu, arangije arababwira ati uriya ni intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Abigishwa ba Yohana bumvise ko Yohana ahamya Yesu nka ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, icyo gihe basezeye Yohana bajya gukurikira Kristo Yesu, kuko bari bamenye neza ko Yohana yabategurizaga Yesu ngo uzaza. Bivuga ngo Yohana mu magambo make bigaragara ko yari asobanukiwe Yesu, amuzi neza. Ariko ageze aha hantu nk'uko dusomye amagambo akomeye, Yohana afunze, arangije ngo hano kuri 2 aravuga ngo ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yohana yumvise imirimo Yesu arimo gukora, yumva Yesu arimo kuzura abapfuye, yumva Yesu arimo gukiza abarwayi, yumva Yesu arimo guhumura impumyi. Ariko yitegereje we ari mu nzu y'imbohe, aravuga ati se kuyu nguyu yaba ari we wa wundi, yaba ari we Yesu naba narahamije utari we? Imana nishimwe cyane, kubera yuko Yohana yari ari mu gihe gikomeye cyane, agira gushidikanya Imana nishimwe cyane, kuko yari yibazaga ati nimba ari Yesu yakabaye uyu mwanya yangezeho yamaze kunkura muri iyi nzu y'imbohe ntakiri hano mboshywa na Herode. Mwene data, hari igihe utekereza ku Mana yawe, rimwe na rimwe mugendanye n'iminsi, cyangwa se ufite n'umurimo ukomeye wahamagariwe, uri umushumba, uri umuvugabutumwa, uri umunyamasengesho, cyangwa se uri n'umukristo, kuko buri umwe wese ni uw'agaciro gakomeye imbere y'Uwiteka Imana. Umuntu wese wacunguwe na Yesu ni umuntu w'agaciro gakomeye mu maso y'Imana, tugaragara nk'abana b'Imana, nyine twese turi ab'igikundiro. Imana ishimwe cyane. Ariko uyu Yohana ari mu nzu y'imbohe aribaza ati yakabaye ari Yesu wa wundi nabatije, wa wundi nabwiye intumwa ko ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi? Uyu mwanya yakabaye yamaze kungeraho yankuye muri iyi nzu y'imbohe. Yohana yari azi ko afunze kandi kimutegereje bishobora kuza kuvamo urupfu. Imana nishimwe cyane. Yesu ntago yari ayobewe ko Yohana afunze. Yesu yari azi ko Yohana afunze, ariko ntago byahagaritse minisiteri y'umurimo y'ibyo Yesu yari arimo gukora. Yesu yari arimo gukora imirimo ye, yari arimo kuruhura abarushye n'abaremerewe. Imana ishimwe cyane. Yohana amwibazaho, aravuga ati mugende mumumbarize, mugende nimubaze undi, we mumugereho, mugende mumubaze ati se ni wowe cyangwa dutegereze undi uzaza? Yakabaye ari wowe se nkaba ndi muri ibi bibazo? Uyu munsi wa none ushobora kwibaza ati se ni Imana senga iracyakora, iracyariho? Yakora se aya masengesho yarayumvise n'ubu burwayi bunzengereje mbona bushobora no kuba buzanyica? Yaba ariyo se nasenze nagendanye nayo, yaba iri deni rya banka rigiye no kuntereza inzu, yaba ariyo? Yaba ari Yesu? Ese ibitangaza numva abantu bashima Imana bikorwa n'Imana? Ni abadayimoni, abantu numva ngo bahawe imigisha bitangwa n'Imana? Tugeze mu gihe abantu barimo gushidikanya ku Mana. Iyo babonye abantu bateye imbere, ntibimera neza ko rimwe na rimwe n'Imana yatanze umugisha, babigeranya n'abadayimoni bakavuga ngo bari abantu bagiye kuzimu. Iyo Yesu yakijije indwara zikomeye, turi mu gihe abadayimoni babyiyitirira, ndetse n'abizera nabo ubwabo bagashidikanya, bakabaza ngo mbese kuko impumyi zirahumuka? Mwene data, nagira nkubwire ngo Yesu ko yari ari ejo no munsi niko ari nikazahora n'iteka ryose. Iyazuye Lazaro ikamukura mu mva, n'ubu iracyahari, iracyakora ibitangaza. Ibibazo byawe uhura nabyo uyu munsi wa none ukabona birakuremereye, hari igihe aba ari amahirwe y'Imana cyangwa se opportunity Imana igize, uburyo Imana igize bwo kugira ngo ize kugaragariza imbaraga zayo muri icyo kibazo ufite. Aha urabona gitinze cyane, ariko uko cyatinze kikagaragara nk'ikidashoboka, n'Imana ishaka kuza kumanukiramo uyu munsi wa none kugira ngo igisobanure, gisobanuke, igaragaze gukomera kwayo n'imbaraga zayo, kugira ngo ikugaragarize ko
igikora imirimo yayo. Yesu ngo Yohana abigishwe bakimubaza baramubwira ati mwigisha, Yohana yadutumye ngo tuze tukubaze ngo mbese ni wowe cyangwa dutegereje undi uzaza? Mwene data, uyu munsi wa none nawe wakwibaza ngo mbese niki ntegereza ikindi gihe kizaza? Ndagira nkubwire ngo Yesu arakora, aracyakora. Aragira ababwira ngo mugende mubwire Yohana ibyo mwabonye byose n'ibyo mwumvise byose, n'amaso yanyu mwabibonye, mwaranabyumvise n'amatwi yanyu, yuko impumyi zirimo guhumuka, ibirema birimo birahaguruka, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza bararuhuka, abanyabyaha barimo barakira, abapfuye barimo barazuka. Mugende mumubwire ibyo mwabonye byose. Yesu ntabwo yari afite umwanya wo kumubwira ngo mumusobanurire ngo ni njyewe. Yesu ntafite umwanya wo kukubwira ngo ni njyewe. Mwene data, uhere ku kuremwa kw'isi Imana ntiyigeze ihagarara gukora imirimo yayo. Turimo turiga ijambo rivuga ngo iracyakora. Imana ishimwe cyane. Mwene data, Imana iracyakora ibitangaza. Haleluya, haleluya. Abizera bo muri iyi minsi ya nyuma dusohoyemo, benshi bafite impungenge ndetse rimwe na rimwe bikabatera no gusubira inyuma kubera gushidikanya ku Mana yabo. Batekereza ko hari n'undi bategereje iby'ubusa bitazasohora. Uyu munsi wa none ushobora kuba nawe uri mwe muri abo ngabo muri iki gitondo cyangwa se amasaha waba urimo bitewe naho uri uyu mwanya. Ariko ndagira ngo ukure gushidikanya Imana. Uyu Yohana nubwo yari azi Yesu ndetse yari yarateguriye umurimo ukomeye, kubera ko yari ageze mu gihe gikomeye, imbaraga z'abadayimoni, amajwi y'ikuzimu yaraje mu bana menshi, agerageza kumusobanurira uburyo Yesu ataraza, agerageza kumusobanurira uburyo uwo nguwo urimo gukora ibitangaza atari Yesu. Yohana yari yabyuvuze ko ibitangaza bikoreka, ko hashobora kuba hari izindi mbaraga ziri inyuma yabyo. Rimwe na rimwe tujya dutinda no kwakira igitangaza cyangwa kwakira kwizera ko twatabarwa kubera ko dukompara ikibazo dufite n'imbaraga Imana. Ndavuga ngo tugereranye ikibazo turimo tukakigeranya n'imbaraga z'Imana, tukibwira ko Imana itabishora, kuko uyu munsi wa none twibwira ko Imana hari idakora. Abantu benshi bizeye uburyo bw'ubwenge bw'ibifatika bigaragara, bakavuga ati indwara byanga bikunda ubwo abaganga batakishoboye, cyangwa se ari indwara numvise ko idakira ubu ntabwo izakira. Urimo uragereranya Yesu n'imbaraga z'imyumvire yawe n'imbaraga z'ubwenge bw'abantu. Ariko Imana dusenga ni Imana izura n'ibyapfuye. Ya yindi yakuye Yesu mu gituro amaze iminsi 3 akazuka, iyo niyo Mana n'uyu mwanya igikora ibitangaza. Ya Mana ya yindi yazuye Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro yaraboze, iyi niyo Mana n'ubu ngubu igikora ibitangaza. Muri uyu mwanya nje kugutangariza ngo iracyakora ibitangaza. Yesu uko yari ejo na n'umunsi niko ari ndetse nikazahora n'iteka ryose. Hari igihe ibihe bigenda bigaherana umuntu bikaguhambira umwaka umwe, imyaka 5, imyaka 10, imyaka 15, yenda bikaba byabana 30. Aburahamu yahambiriwe n'ibihe bimuheza mu bugumba, imyaka iragenda imubana 99, ariko umwaka w'ijana Imana yakoze igitangaza. Yaje nyuma y'igihe cyo kwizerwa gutabarwa, yaje mu gihe Aburahamu umugore we yacuze atakigeze mu gihe cyo kubyara, yaje mu gihe Aburahamu ageze mu zabukuru ari umusaza, hahandi ahubwo yakaba afite abuzukuru. Imana irazikora ibitangaza. Icyo gihe cyaguheranye kingana gutyo kiza kugucogoza ibyiringiro byo kubwire ko Imana wasenze itariho. Wenda nawe wabaye nka Yohana, hari igihe wayiririmbiye mu rusengero, hari n'igihe wigezeho nikorera abandi bitangaza, wenda wumvise n'ubuhamya bw'abantu bavuze imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye. Uyu munsi nanjye mvuga ubuno butumwa, ndi umuhamya mwiza wo kuvuga ibitangaza by'Imana yakoze. Imana ishimwe cyane ku buzima bwanjye. Wenda si we mwanya mugari cyane, ariko Imana dusenga irakora ibitangaza bikomeye. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngira ngo wenda ngacishimo gatoya, ndi umuhamya wo kumenya kuvuga ko Imana ikora ibitangaza. Ni kenshi tujya twumva ngo Imana yasatuye inyanja itukura, inyanja itukura irasadukamo kabiri, abantu bambukira ku musenyi. Njyewe nanjye nabibonye ku buzima bwanjye bwite, ku giti cyanjye. Wenda sibwo bwa mbere ubuhamya mvuze, kandi sinzana guceceka kuko Imana yabinkoreye kugira ngo njye mbivuga iminsi yose, mu gihe cyose ngiriye ubuntu bwo kugira ngo mbivuge. Hari igihe nanjye cyari kimeze nk'iki ngiki cya Yohana ku buzima bwanjye. Umunsi umwe nakoze impanuka ikomeye, nkora impanuka ikomeye nyikorera ku giti cy'inyoni. Bari bampetse kuri moto, imodoka iratugonga
urabona umuvuduko wo ku giti cy'inyoni ukuntu imodoka ziba zirukanka cyane. Yaradukubise turatumbagira tugwa muri cya gishanga hakurya. Naguye igice cy'imbere kireba imbere, amaguru, igihimba, amaso, umutwe n'iki byose n'igihimba cyo hejuru kireba imbere, igice cyo hasi kirigorombyura kigwa gisa nkaho kigira gute, kuko nagura ahantu nko ku mukingo ukuntu kireba inyuma. Kugira ngo banshyire muri ambulance babanje kuvuna, babanje kongera kugorora kugira ngo noneho ndyame ngaramye neza, nyine ndi flat kugira ngo ndyame neza muri ambulance. Ubwo ayo magufa yo aya magufa mubona yo hagati hano ikibuno cy'umugongo, umugongo uteranira mu rutirigongo ruteranira rugateranira n'igice cyo hasi, ayo ngayo yaraturaguritse. Banjyanye kwa muganga, ngira ngo n'imyenda nari nambaye imwe yarashwanyaguritse no kwa muganga kwinkuraho barayikataguye, kuko ntago bashoboraga kwinyambura mu buryo busanzwe, barakatagura bihinduka ubushwange. Amagufa aramenagurika, basi iraturika. Abumva base n'iki gice cyo hagati y'amaguru aho amaguru ahurira, uru ruteranyirizo rwo hasi ruraturika amagufa yawo. Byari ibintu bigaragara ko iherezo ry'ubuzima bwanjye rirangiye. Cyari ikintu kigaragara ko Imana itakora. Nyamara reka mvuge ngo ntabwo nari nacumuye, nari umukozi w'Imana umaze n'igihe mu muhamagaro. Nari naritangiye n'Imana, navuga ngo nari naritangiye umuhamagaro wanjye, kuko nemeye umuhamagaro Imana njya kukora n'umutima wanjye wose. Imana ishimwe cyane. N'icyo gihe nari ngiye, ahubwo ngiye mu mahugurwa mu buryo bw'amasengesho, nabwo nari nkiri mu murimo w'Imana. Ariko igihe kiba ngombwa ko kiza kumpima, cyangwa se Satani aza kunsaba. Reka nkubwire mwene data, igihe icyo cyose uzakora ubushake bw'Imana, ntabwo bizabuza Satani kuza kugusaba, ntabwo bizabuza Satani kuza gushaka kuguteza ibigeragezo. Imana nayo hari igihe ibyemera kugira ngo ize kuhagaragariza icyubahiro cyayo, kugira ngo wenda nimwe na rimwe uze kuyimenya mu buryo burenze n'uko wari uyizi, usobanukirwe n'amateka yayo iyakoreye ku buzima bwawe, atarayumva mu buhamya bw'abandi cyangwa wasomye muri Bibiliya. Ndimo ndavuga ngo Imana iracyakora ibitangaza. Naryamye ku gitanda Ikibagabaga, ndyamye ku gitanda kugira ngo banterere nabwo bankure muri ambulance. Nateruwe n'abantu 8 kugira ngo buri kana kari kose bagaterure. Nawumva uziko connection y'imitsi yose izamuka ijya mu bwonko ituruka muri turigongo. Harimo ibintu bitandukanye, guhita kuba paralize byiteka, cyangwa se kutazongera kubyuka ukundi, kuko ubwo sinabashaga kweguka ngo nicare, sinabashaga kugira gute kwinyeganyeza, sinabashaga no guhindukira ngo ndyamye umusaya umwe cyangwa uwundi, nuko gusa nari ndyamye mu mubabaro, mu buribwe butarondoreka. Abaganga ndababaza nti ubuse ubwo ngubwo nabwo ni igihe ndimo ndihuta mu buhamya, uburyo abaganga nabaza nti nta kintu mwankorera na kimwe. Bamwe bakambwira ati dore amagufa y'umuntu mukuru. Amagufa y'umuntu mukuru biragoye cyane kugira ngo yongere abashe guterana. Amagufa y'umuntu ukiri umwana niyo yoroha kugira ngo aterane. Nkabaza kubera uburibwe bwinshi, mwene da uzahanda umuntu w'umugabo, umuntu muzima yituma muri Pampex akanyara muri Pampex, ntago ari ibintu byoroshye. Aho ngaho iruhande rw'abari baryamye iruhande rwanjye, nahabonaga abantu baryamye, kubera ko nabo rimwe na rimwe bafite ibibazo bikomeye nk'ibyanjye batabasha kweguka, rimwe na rimwe bakaryama bya bimatora byo kwa muganga. Murabizi ukuntu biba bifite simirikwire, cyangwa se niba ari nakwire simbizi, irashyuha. Iyo ari utuzi twamanutseho dutoya, icyuya kikaza, umubiri ukaza, wa mubiri utihindukiza utagira gute, ukaza gushyuha, ukaza guhinduka ikintu kimeze gikomeye. Noneho kikaba ari ikintu cyamaze kuba nk'ikinya gikomeye, amaraso yashizemo n'iki kikumirimo imbere, ukazajya kubona umuntu umubiri uranototse, kunotoka sinzi kikomoka. Uko nguko nabibonaga kuri bagenzi banjye bari aho ngaho. Nanjye nkavuga ati ubungubu birashoboka ko Satani ashaka kunyica n'urupfu, ariko Imana iracyakora ibitangaza. Haleluya. Gusa ndashima Imana yuko ntagize umutima wo gushidikanya. Ntabwo nari nzi ngo wenda ndaza gukira cyangwa se ndaza gupfa. Ubuntu Imana yamaye gusa nuko nari ndi muri icyo kirere, gusa avuga ngo Uwiteka uri kumwe nanjye. Ariko umubabaro, uburibwe bwari burenze imitekerereze n'ubwenge bwanjye. Ariko gukira nabwo nabonaga ari inkuru ndende ikomeye.
Imana ishimwe cyane. Hahandi nabonaga umuntu wicaye ku kagare nyamara we yaranamugaye wenda afite paralize, nkavuga nturiye yagize amahirwe kuko byibuze we n'umurwayi ubasha kwicara. Uzi kuryama umunsi wa mbere wa kabiri ukamara icyumweru uryamye utabasha kuza kwihindukiza ngo uryamire undi musaya, ni ibintu bikomeye. Uryamye ahantu hamwe utanyeganyega, akaguru sinagahinaga navuga ngo banshimire, ariko Imana yankuye aho hantu. Ntabwo nashaka kuvuga ubwo wanya kuko n'undi nzahora mbuvuga iteka rimwe na rimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mwene da, nari ndyamye aho ngaho ntaherekejwe n'ubwo burwayi gusa, ahubwo mperekejwe n'igihe kinini maze ntafite n'urubyaro, narabuze n'umwana, nyamara no umukozi w'Imana. Aho hantu abantu b'Imana bajya bahagera, ariko ndavuga ibitangaza bikomeye Imana yankoreye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yarangendereye, sinihuta ndihuta mvuga ibyo amagambo. Imana yarangendereye muri uwo mubabaro, nari maze ibyumweru hafi nka 3 ndaho ngaho muri ubwo buribwe. Imana irangenderera ivugana nanjye ishingiye yuko mu byumweru 3 n'ubwo numvise ijwi ry'Imana rivugana nanjye, irambwira ngo yohereje umuti uturutse kure. Icyo gihe abaganga bari bavuze ngo bagiye kunsezera n'undi njye kuryama mu rugo kuko nta yindi miti bamaga usibye ibigabanya uburibwe byonyine. Ntabwo bafite umuti nyine w'amagufa, birumvikana umuti w'amagufa ntawo uhari. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana ni nziza, ifite imbaraga nyinshi cyane. Imana ikora ibitangaza bidasanzwe. Nubwo nabwiraga dogiteri ngo wakwihanganya ukaburetse kunsezerera, ubwo hari mu byumweru nimba atari 2-3 ndumva ari ibyumweru 2 bijya gushyira icya 3, wakwihanganye ukareka kunsezerera, byibuze ko mu kindi cyumweru cyiza uzansezerere, kuko nunsezera n'undi nukujya kuryama nkaborera mu rugo. Abakambye ati siko n'undi nta kindi kintu tuba kugukorera. Ubuvuzi nari nkeneye bwari ubuvuzi bukomeye bushobora kuba bugomba kubyibuze kunkura hano bukankura mu gihugu bukanjyana mu mahanga, ariko nabwo ntafite icyizere ko ibyo bintu bipfa byashoboka. Ariko Imana irangenderera muri iryo joro ubwo dogiteri yazaga kumbwira ajya kunsezerera. Uwo mudogiteri wo muri Shiririzi hariya wakoraga muri Shiririzi icyo gihe ni muri 2018. Imana nishimwe cyane. Ku mpera zawo naramubwiye ngo munyihanganire byibuze mu cyumweru gitaha, nimba ntakize nzagire gute nzataha. Ubwo ndavuga ngo nimba ntakize ntanyeganyega, ndavuga ngo nimba ntakize ntaryamira undi musaya, ntahina akaguru, mfite uburibwe n'imibabaro. Ariko Imana isanga muri iryo joro. Imana yari yansanze muri iryo joro. First of all, ibyo yagiye kubimbwira, Imana yansanze muri iryo joro. Imana yansanze muri iryo joro irambwira ngo nohereje umuti uturutse kure. Ngira ngo nta muhanuzi ari kumpanurira ngo izagukiza, mbyumve neza. Ndabibaza ngo mbese umuti uturutse kure n'uwuhe? Irambwira ngo ntago wabyizera. Irambwira ngo wari wabona uko umuntu atera igiti kigahita kimera imizi, kikamera amashami, kikamera n'imbuto bakazisoroma uwo mwanya. Ndabibwira ngo ntago ibyo mbizi, sinzi ko byashoboka. Imana irangije irambwira ngo uko niko ngukijije. Mwene data, Imana yambwiye ayo magambo muri icyo gitondo. Umudokiteri aje nge sinemera ko nakize kubera ko nari nyiryamye ntinya umubabaro, kuko nanyeganyezaga na gatoya nkagira uburibwe bw'indenga kamere. Umuntu waguryamye n'umurambye mvuga ko akana kariko kose kakomaga nakumvaga mu ngingo zanjye zose, mu magufa yanjye yose. Ariko umudokiteri ubwo namubwiraga amagambo musabye ngo nanyongere iminsi, ijwi rinyibutsa ko Imana yavuganye nanjye ninjoro kandi yankirije. Buri icyo gitondo sinigeye nibuka ko Imana yambwiye amagambo, sinigeye ninyeganyeye ngo numve ko uburibwe byuze butagabanutse. Ariko akibimbwira ijwi rivugana nanjye rambwira ngo nakubwiye ko nagukijije wa munyabwoba we. Singiye gukomeza kuvuga uhamya kuko atari cyo nari nagambiriye. Ariko icyo gihe uwo mwanya uwo munsi narahagurutse mwene data, umuntu utanyeganyegaga, umuntu uyitumaga muri Pampex nkihagarikamo, umuntu waryaga ibyo kurya ngaramye nta kwegura n'ijosi kuko naryo ubwo urumva birakonekise n'urutirigongo n'iki byose, bampa ibyo kurya bikanyura ku ruhande. Icyo gihe narahagurutse. Kuva uwo munsi ntago nahagurutse kuri ubwo buriri ngo ncumbagire, nahagurutse ngenda. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi wa none nta gakoni nafashe. Ndi umugaragu w'Uwiteka Imana, ibyo ndimo kuvuga ntago mbeshya n'ubuhamya bw'ukuri buzima. Iyo Mana yankoreye ibitangaza, nawe uyu munsi nje kugutangariza ko izagukorera ibitangaza. Nje kugutangariza ntizabikora, ahubwo ije kubikora uyu munsi ndimo kuvugana nawe, kubera ko Imana iracyafite imbaraga zisatura inyanja itukura, iracyafite imbaraga zizura Lazaro wapfuye, Imana iracyafite imbaraga
zihasara urubyaro. Yesu ko yari ejo na n'umunsi n'ikarika nikazahura iteka ryose. Iyo yanyongereye iminsi yo kurama kugira ngo nze kuvuga buno buhamya nawe ubwumve. Iyo ngiyo yaje ikansanga muri umubabaro Satani yaramfungiranye mu nguni y'iherezo ry'ubuzima, nganyereka ko ibihe byanjye byarangiye, ntakwiriye kongera kurota iby'ejo hazaza, ntakwiriye kongera gutekereza iby'amasezerano yavuganye nanjye, ntakwiriye kumenya ko ndi umuntu w'agaciro mu maso y'Uwiteka. Aho niho Imana yansanze, iraza impa imbaraga, yongera kunyongerera iminsi yo kurama. Uyu munsi ndimo ndavugana nawe, natumwe kuri wowe urimo kumva buno butumwa bwiza. Ibyo byagaragara nka finali y'iherezo ry'ubuzima bwanjye, ahubwo ryari itangiriro ry'ubuhamya bushya ngomba kuzatangaza, nkavuga gukomera kw'Imana. Kuko nyuma yaho nyine nkuko nababwiye nari ndyamye nagira urubyaro, nyuma yaho mvuyeyo hatarenze umwaka umwe Imana yari yampaye n'urubyaro. Imana ishimwe cyane. Iyo Mana ikora ibitangaza ikomora inguma z'abanyamubabaro, iyo Mana ikora ibitangaza igakora ibyananiye abaganga, iyo Mana ikora ibitangaza igakora ibyananiye ababyeyi bawe, inshuti zawe, amashuri wize, niyo Mana uyu munsi nje kuvugana nawe. Yesu ko yari ejo na n'umunsi niko ari nikazahora n'iteka ryose. Haleluya. Iyo Mana ntukwiye kuyishidikanyaho. Wenda nawe ufite amavuta nk'aya Yohana wakoreye Imana, urumva ko Imana yakabaye immediate imanuka ku buzima bwawe, ariko ntibirarangira, ntibirahera. Imana izaza gukora inakije gukora ibitangaza, nta nubwo izaza rwose. Ntabwo ndimo kuvuga ubutumwa bw'ibizaba ejo, kuko Imana yacu ifite imbaraga nyinshi zitarondoreka. Hari umumama umwe muri Bibiliya bita Rusi na Nawomi. Nawomi yari nyirabukwe wa Rusi. Rusi yari umukazana wa Nawomi. Uyu Nawomi yagize akaga gakomeye, bigeze igihe yikatira urubanza yuko atakiri umunyamahirwe, yikura mu murongo w'abantu batari abanyamahirwe. Uyu Nawomi ngo yari yaragiye ajya mu gihugu cy'Abamowabu, ajyanayo n'umugabo we Abimeleki, ajyanayo n'abahungu be babiri, umwe bita Kiriyoni undi bita Mariyoni. Uyu mugore agezeyo abana be barapfa, n'umugabo we arapfa, ariko bapfa baramaze gushaka. Kiriyoni yari afite uwo bita Orupa, yari yarashatse Umumowabukazi wita Orupa, kandi Mariyoni nawe yari yamaze gushyingirwa uwo bita Rusi. Ariko reka maze ngo ubwo Nawomi yari afite intimba ndende, wibaze nawe upfushije n'uwango yari asigaye ari incike, apfushije abana, apfushije umugabo, nta muryango yari asigaranye. Mu magambo make yari asaga nk'asigaye wenyine, kuko abo bakazana be ntiyizeraga ko bashobora no kujyana nawe, kuko abo bakazana ntabwo bari barabyaranye n'abahungu be. Cyari ikintu gikomeye. Arangije ngo aravuga ngo bakazana banjye ngiye gusubira iwacu Yerusalemu. Bari baraje basukiye mu gihugu cya Mowabu kubera inzara n'ubukene. Aravuga ati ngiye kwisubirira iwacu, n'ubundi byo naje mpunga, nta mahoro mboneye ahangaha, mpabereye incike, Uwiteka yankoreye ibishaririye. Niyo magambo yabwiye aba bakazana be. Hari igihe umutima wawe ubyiyongorera ukavuga ngo Uwiteka yankoreye ibishaririye, Uwiteka yarangomeye, cyangwa Imana yanjye ntinzi yaranyibagiye, ntago ihari. Reka nkubwire, Imana ntijya yibagirwa abayo. Nyamara Imana yari yarabikiye imbabazi zayo Nawomi mu mukazana we bita Rusi. Imana ifite umuntu yakubikiyemo imbabazi zayo. Hari uzaza nk'umucunguzi wawe ameze nka Yesu n'isura ye neza, imico yizaza imeze nk'iya Yesu aje kukurengera. Ngo nuko umukecuru ateranya abo bakazana be, arababwira ati reka mbasezere rero, mwisubire mu miryango y'iwanyu, mugende mushake mukurikira imana zanyu, nta kibazo, mwongere mwisangire imana zanyu. Nubwo mwari mwaraje tukabereka Imana yacu Abisiraheli, ariko ndababohoye bakobwa banjye, kandi mugende mwishakire n'abandi bagabo, musubire mu ngo za kwa so na ba nyoko, kugira ngo ntabicire ubuzima, kuko ubwanjye bwarapfuye. Biragaragara ko ndi umunyamwaku, sinshaka kugira ngo mbavange mu mwaku wanjye. Ngo arabasezera, ngo arangije biravuga ngo harabasoma, ngo baramusoma nawe arabasoma, ngo arangije ngo abakobwa bararira. Ariko ubwo bariraga, hari uwari watumwe n'Imana, kuko Imana yarebeye imbabazi zayo Nawomi. Nubwo Nawomi yumvaga ko Imana itamuzi, Nawomi yari azi ko gukora kw'Imana kwarangiye, gukora kw'Imana kutahagaze ngo izure nako ngo ikize, ngo itume Kiriyoni adapfa, gukora kw'Imana kutahabaye ngo itume Abimeleki adapfa umugabo we, gukora kw'Imana kutahabaye gutume Kiriyoni adapfa agasigara wenyine. Yumvaga ko iyo Mana nta mbabazi yamubikiye. Mwene da, Imana yakubikiye imbabazi zayo. Nubwo waciye muri ibyo
bintu cyangwa nubwo n'uyu mwanya urimo guca muri ibyo ngibyo bikugoye, ariko uyu munsi Imana ije kukugirira neza. Ngo umukecuru ashaka gusezera kugira ngo agende nyine yibere umunyamubabaro, Imana yankoreye ibishaririye, umutima wari ufite agahinda gakomeye, abona ko Imana ngo yabanguriye ukuboko kundwanya. Yatuye n'ayo magambo arayavuga. Wa mubabaro ugeze ahantu wowe usigara urwana n'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ngo Imana yabanguriye akaboko kundwanya. Ndimo ndavuga n'uyu munsi ahari ndimo ndavugana nawe, bishoboka ko uvuga ko Imana yabanguriye akaboko kukurwanya, uvuga ko ubukene ufite urimo kubutezwa n'Imana, uvuga ko ubugumba ufite urimo kubutezwa n'Imana, uvuga ko iyo kanseri wayitejwe n'Imana, uvuga ko iyo diabete wayitejwe n'Imana, uvuga ko iyo gereza utinzemo wayitejwe n'Imana. Reka nkubwire mwene data, kuko uri uvuga ati se byashoboka bite kandi narayikoraga, byashoboka bite se kandi nanjye ndi umuntu yaremye yakaba yingirira impuhwe. Imana iracyabitse imbabazi zayo ku buzima bwawe. Nubwo Satani nanjye yaciye mu cyuho akaza agasa nkaho ajya kuntuza muri uwo mubabaro, agasa nkaho ashyiriyeho iherezo ry'ubuzima bwanjye, ariko Imana yari icyicaye ku ngoma. Ndagira nkubwire ngo Yesu wawe aracyicaye ku ngoma. Ngo nuko muri bakazana ngo Rupa we yamusezeye arira arangije ngo asubira iwabo. Uko umukecuru amuhaye fagite zumvikana, ibihamya bimubwira ko yagakwiye kujya kwishakira, aracyari muto, yagakwiye kongera kwibera mu muryango, ntajye kuba mu buzima bubi. Ariko Rusi aravuga ngo, aramubwira ngo winyingingira kugusiga njyewe mabukwe. Rusi ahagarara nk'umuntu utarimo gukorera iyi si. Reka nkubwire, nimba waramaze guhamagarwa n'Imana, jya ukora nk'udakorera iyi si mwene data, jya ukora nk'utategereje ibihembo by'ibigaragara bya none ahangaha, jya ukora nk'ukorera kunezeza umutima w'Imana. Nkunda uyu mukobwa Rusi cyangwa si umudamu. Uyu mudamu yahagaze nk'umucunguzi, yahagaze afite misiyo idasanzwe yo kuza kuvura umutima wa Nawomi. Iyo Imana igutumyeho umuntu rero yamaze guha imbaraga zayo nka Rusi, iyo ageze imbere yawe ntabwo ubonamo umuntu, umubonamo marayika w'Uwiteka uhagaze. Erega muri iyi si turacyafite ba marayika w'Uwiteka bagenda, bamwe bemeye misiyo y'Imana ku buzima bwabo. Haleluya! Uwo nguwo yahagaze asa nk'ugurishije ubuzima bwe mu bwawe. Uyu Rusi rero yari agiye kugurisha ubuzima bwe mu bwa Rusi, mu bwa Nawomi. Ngo nuko aramubwira ati winyingingira kugusiga mabukwe, urambwira ko nkiri muto nasubira iwacu nkazashaka, ibyo ndagiharakanye, sinyikeneye kuzashaka ngusize mu mubabaro. Aramubwira ati urambwira ko nasubira mu rugo kwa data na mama, icyo ndagihakanye, sinyikeneye kujya kurerwa ukundi, namaze kuba umukazana wawe, ngewe nzajya kubana nawe iwacu ndabibagiwe. Aramubwira ati kandi wakabaye nanone ujye gushaka imana zanyu, icyo nacyo ati nacyo ndagihakanye, imana zacu narazibonye ntago nkizikeneye, imana yawe izaba imana yanjye, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nzarara, kandi icyo uzarya nicyo nzarya, naho uzagwa niho nzagwa nanjye wahamambe. Aramurahira ati nihagira ikintandukanya nawe mabukwe. Ararahira. Haleluya! Ariko Imana iguha umuntu ufite misiyo nk'iya Rusi ku buzima bwawe, cyangwa se mukozi w'Imana, Imana iguha umutima nk'uwa Rusi wo kubaha Imana. Aravuga ati ndabyemeye ko nazagusiga muri uyu mubabaro, ninahase nkagenda ngashaka undi mugabo, nzikuraho urubanza yuko nagusize wenyine, kandi narasezeranye n'umugabo wanjye ko nzabana nawe akaramata. Ubwo iyo mbana nawe akaramata wari gukomeza kumbera mabukwe, none se akaga karaza kuntandukanya nawe. Aravuga ngo ntago najya gukora ibyo byose kuko nasigaramo ideni Imana, nasigara ncumuye kuri Imana yanyu wambwiye yanga icyaha. Mwene da, ukwiriye guhagarara nawe umaramaje nk'uko Rusi yaramaramaje. Yaramaramaje asa nk'utabona ingororano z'imbere, ariko yizeye Imana yuko ari Imana ikiriho kandi gikora ibitangaza. Ntago yabonaga ko Mariyoni azazuka, ariko aravuga ngo nimba gusa ndi kumwe na Yesu niwe mugabo w'abapfakazi. Aravuga ngo nimba ndi kumwe na Yesu gusa niwe ufite ibihe byanjye, niwe utegeka ibihe, niwe uzi ibizabaho kera ku buzima bwanjye. Aravuga ngo niwe ufite urufunguzo rw'ibizabaho. Yari yaramenye ryanyuma ngo Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibizabaho. Ngo arangije ngo aramubwira ngo ntunyingingire, ntiwongere kumbwira ngo ngusige, wimbwira ko uri umunyamubabaro. Uwo munyamubabaro wawe ndi kumwe nawe, muri uwo mubabaro wawe Yesu ari kumwe nawe. Yesu ntago ashaka kugusiga, yatanze ubugingo bwe ku bwawe. Yesu nawe ahagaze nka Rusi, Rusi nawe yahagaze nka Yesu. Imana ikuzaniye umuntu ugiye guhagarara nawe, izanye umugabo ugiye guhagararana nawe, uje kukomora ibyo bikomere byawe. Izanye umugore ugiye guhagararana nawe, ugiye kukomora ibyo bikomere byawe. Itoranyije umwana wawe ugiye guhagararana nawe, ifunguye inshuti igiye guhagararana nawe, igiye kuza kumva umubabaro wawe, igiye kuza kumva uburibwe bwawe, ikuzaniye umudogiteri uhagararanye
nawe, ugiye kumva umubabaro wawe, aje kukuvura iyo ndwara yawe, ikuzaniye umuterankunga, ugiye kumva ubwo bubabare bwawe, ikuzaniye ukuzamura, wamenye ubwo bukene umazemo igihe kinini cyane kigukomereye. Yesu aracyakora. Abwira Yohana ngo mumubwire ngo impumyi zirahumuka, ibirema birahaguruka, abapfuye barazuka. Wenda uyu munsi hari ibyapfuye ku buzima bwawe, ariko birazuka mwene data. Wenda umuhamagaro umeze nk'uwapfuye, Imana yakubwiye ko uzabwiriza amahanga, yakubwiye ko uzagera kure cyane. Witerwa ubwoba n'ibihe, Yesu ari ku ngoma. Imana ije gukora ibitangaza, Imana ije guhindura amateka. Wenda ubugumba bumaze imyaka 20, 15, 30, ariko ndagutangarije ngo Yesu aramanutse, aje kure mu buhamya bushya ku buzima bwawe, kuko Imana nababwiye ngo mu bibazo byacu bimeze nk'ibidashoboka niho Imana ibije kumanukira kugira ngo igaragaze ko igukunda, kandi bije kumanuka kugira ngo yambikane nawe indi mpeta y'urukundo rukomeye cyane rudasanzwe, kandi bije kugaragariza isi ko ihari ikomeye kandi ifite imbaraga. Ubuhamya bwa Rusi uyu munsi wa none turacyabwumva kuzageza ku mpera y'isi. Icyakubwira uko Rusi byamugendekeye, Rusi ngo nuko ajyana n'umukecuru, agenda atitaye kuvuga ngo arakureba ejo hazaza n'amaso y'umubiri, ariko areba ejo hazaza mu maso y'umwuka, aravuga ngo nimba ndi kumwe na Yesu ubuntu bwe burampagije gusa. Yesu azambera byose muri byose, Yesu yakubereye byose muri byose. Ngo nuko iyo ubwo bageraga batahutse bageze mu gihugu cyabo cy'i Yerusalemu, bageze iwabo muri Isiraheli, Imana nishimwe cyane. Ngo nuko ng'umukobwa Rusi ubwo yajyaga ngo munyirabuka amwohereza kujya guhumba ingano, kujya gushaka ibyo kurya, hahandi babaga barahinze umuco w'Abayisiraheli. Iyo bahingaga ngo basigiraga abakene kuzaza gutoragura tw'injumbure twasigaye inyuma, cyakuza gutoragura bya bindi nimba ari ibintu basaruye twagiye dusigara inyuma twatakaye. Ngo agiye kudusarura yamutumye kugira ngo ajye gushaka icyo barya n'umukecuru. Uyu Rusi igitangaje ngo yari umukobwa mwiza w'uburanga buhebuje, yari agifite amahirwe y'abarambagiza uburanga bwe, yari agifite amahirwe y'imbaraga zikiri nto, imbaraga zigishobora kwirwanaho akagira imibereho y'ibyo ashaka. Uyu munsi wa none mvugana nawe, hari abantu bakwepye umuhamagaro w'Imana kuko batinye ubuzima. Reka mbabwire ngo muri Yesu hari ubuzima. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bibiliya yarambwiye ngo mbese kwitimanya umwana wayikunda yabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Witinya gutumwa n'Imana, hari ingororano. Witinya gukorera Imana, hari ingororano. Wireba ibigaragara bifatika mwene data. Rusi yaharaniye ibitagaragara, yamenye neza ko Yesu agikora, yamenye neza ko Yesu ari muzima kandi yicaye ku ntebe y'ubwami. Ngo arangije ngo ubwo yajyaga guhumba ingano, birambwira ngo yahumbiye mu murima w'umugabo bita Bowazi. Ngo Bowazi yari umukire cyane, yewe yari umuherwe koko. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nuko Bibiliya kukata iyi nkuru ntashatse kugira ngo mbariyo nigishaho, bivuga uburyo Bowazi byaje kurangira abengutswe Rusi. Yamubengutswe akurikije ubuhamya bwe, ntabwo yabanje kubenguka uburanga bwe buhebuje, abenguka uburyo yitangiye umukecuru, abengukwa inuza karakteri ze, abenguka ubuhamya bwe. Mwene da, ukeneye kugira ngo wubake karakteri za zindi zizatira ibintu byose ukeneye muri ubu buzima. Iyo umuntu ari umunyakuri yatira abantu, iyo umuntu ari umunyambabazi yatira abantu. Ndavuga ngo ateza abantu kumukunda, haleluya. Iyo umuntu yihangana ateza abantu kumukunda, iyo umuntu ari umunyabunda ateza abantu kumukunda. Bowazi yasomye igitabo cya Rusi, ndavuga ngo yumvise amateka ya Rusi, yumvise inkuru za Rusi. Arabaza ati si uyu mukobwa uhumba ingano nuwa hehe? Baramubwira ati ko ndiho ari umukobwa mwiza, se ko mbona ataka yarindushye nuwa hehe? Baramubwira ati uyu nguyu yazanye na Nawome, uyu nguyu ni umukazana wa Nawome, yagumye kuri Nawome, yahindutse nk'umukobwa we bwite, yigomwe byose kugira ngo akomeze kuba kurengera umunyamubabaro. Reka nkubwire wowe ufasha abanyamubabaro, reka nkubwire wowe usengera abarwayi, reka nkubwire wowe uhumuriza indushyi, reka nkubwire wowe ugaburira abashonje. Imana ntago izirengagiza ibyo ukora, urimo urabikorera Kristo, ndetse no kuri wa munsi w'iherezo ufite ingororano zikomeye. Rusi rero ibi yakoraga byaravuze cyane kurusha amagambo yavuga, byavuze cyane kurusha amavuta yakwisiga. Abakobwa bo muri minsi bisiga amavuta meza kugira ngo hari baze kwatira abagabo, baze kugaragaza igikundiro. Ariko mbere yo kwisiga amavuta, isiga imico myiza ya Yesu Kristo. Abashumba b'iyi minsi none barimo baragerageza kwambara amakote n'amakositimu n'ibintu bihambaye kugira ngo bagaragaze ko ari abakozi b'Imana bakomeye, bigaragaze ko ari abantu b'abanyamavuta. Ariko kora imirimo myiza izavuga, impumuro yayo izatama, izagenda igere kuri benshi. Imana izayikoreramo ibitanga
ibitangaza. Imana nishimwe cyane. Ubaka karagiteri y'imico y'ijuru, ubaka umuco wo kubaha Imana, ubaka kumaramariza kwiyegurira Kristo. Kristo nawe nakubengukwa n'isi zakubengukwa. Imana ishimwe. Kristo yari yarabengutse urusi. Haleluya. Imana iracyakora ibitangaza. Ndavuga kuri Nawomi rero wari wasaga nk'upfuye, ndavuga kuri Nawomi rero wasaga nk'iherezo rye rirangiye, ndavuga kuri Nawomi rero wavuga ko Imana yamukorera ishariye. Imana yamuzaniye urusire rumeze nka marayika uhagararanye nawe, atangiye kumwomora ibikomere, atangiye kumuha umunezero, atangiye kumuha ibyishimo, agarurirwa ibyishimo. Nawomi Rusi yaraje ahagara mu mwanya wa Kiriyoni, ahagara mu mwanya wa Mariyoni, ahagara mu mwanya wa Abimeleki, ahagara mu mwanya w'abantu bose Nawomi yari yarabuze. Arangije aratanga aravuga ati uyu nguyu wese mukuye he? Uyu nguyu wese muzaniwe nande? Yesu aracyafite umugambi wo kugira ngo akugarurire ibyawe byanyazwe. Yesu aracyafite umugambi wo kugira ngo akugarurire bya bindi watakaje. Nuko Bibiliya irambwira ngo nuko Nawomi ngo abantu muri Isirayeli baravuga ngo icyaduhuye umukobwa, bari bumvise amateka, bari bumvise inkuru ze, baravuga ngo icyaduhuye umukobwa akazabyarira ku birenge, ku bibero bya Nawomi, akabyarira ku bibero bya Nawomi, maze ngo umwana azabyara akazaba ikirangire muri Isirayeli yose. Reka nkubwire, Imana igikora igitangaza yewe. Haleluya. Uzakore ku buryo uzageza igihe imigisha y'abantu igenda ikaba myinshi ku buzima bwawe, ikamera nk'amakontineri wikoreye. Erega buriya ibyo dufata muri iyi si hari igihe bituruka mu isi mu mwuka. Jya uhora uhanganira no guharanira kugira umugisha no kugira igikundiro imbere y'Imana. Imana ishimwe. Nuko ngo Bowazi rero yaramubengutse, asomye nako igitabo cy'amateka ya Rusi, abajije inkuru za Rusi, yumva ntiyabona undi mukobwa umeze nk'uwo nguwo. Ntabwo yigeze amubona mu mupfakazi, yamubonyemo nka zahabu y'Imana yigendera, aramurongora. Rusi akira wa mubabaro wo kuzabaho atabonye umugabo, akira cya gisuzuguriro yuko yataye umuryango we wabo, aba umuntu w'agaciro kugeza n'uyu munsi wa none. Wa mugisha w'Isirayeli bamwifurije ngo muri we ngazabyara umuntu w'ikirangirire. Rusi yaje kubyara, agenda arabyara, abyara Obedi abyara Obedi, nawe arakomeza abyara Yesaya abyara Dawidi. Ni koko igisekuru cya Yesu gikomoka aho ngaho kwa Rusi, gikomoka aho ngaho kwa Rusi wamaramarije kugira ngo ahagarare mu cyuho akore ibigendanye n'Imana ishaka. Uwa kwa Rusi utaracitse intege akamenya ko Imana igikorana nyuma ya zeru. Abamubonye mu ishusho y'umupfakazi, abamubonye mu ishusho y'ubuze ubwenge agata umuryango we, abamubonye mu ishusho y'umuntu ugiye kuzaruha iminsi yose y'ubuzima bwe, bongeye kumubona mu ishusho y'ubwamikazi ahagaze yambaye ikamba ry'ubwami yahawe n'Uhoraho Imana yo mu ijuru. Nawomi nawe wari umunyamubabaro, wabonaga ko ahari iherezo rye ryabaye, Imana itamwishimiye, byarangiye yiswe uwo munyagikundiro koko, kuko yageze muri Isirayeli arakana ngo ntimuzongere kunyita Nawomi, mujye munyita Mara, kuko ngo Nawomi byavuga ngo umunyagikundiro, aravuga ngo munyite Mara. Mara yashushanyaga amazi y'Imara, umuntu ushaririwe nyine, umuntu mubi udafite igikundiro, utanejeje. Ariko Imana yaje kumukuraho iryo zina rya Mara, irongera imugarura izina rye rya Nawomi, umunyagikundiro. Imana iracyafite umugambi wo kukugarura izina ryawe rya Nawomi nawe. Imana iracyafite umugambi wo kukugarura ukaba inkingi ikomeye mu muryango wawe, ukaba inkingi ikomeye mu gihugu uhagazemo, ukaba inkingi ikomeye muri iyo sosiyete, ukaba inkingi ikomeye muri iryo torero. Imana ifite umugambi ukomeye. Imana ibaha umugisha. Twize ijambo rivuga ngo iracyakora. Imana iracyakora. Imana ishimwe cyane, iracyakora kandi ije gukora muri iyo situwasiyo ikuremereye. Wishidikanya nka Yohana, Yesu arahari. Ongera wika ko Yesu ari muzima, arimo arakubwira ngo uko yari ejo na n'umunsi nikazahora n'iteka ryose. Imana ibaha umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza. Reka nsenge. Mana, nsenze iri sengesho mu mbaraga z'ubutware n'ubushobozi bw'izina rya Yesu. Ndakubita hasi byari imisozi imbere y'umuntu ari we wese, ndirukana imbaraga z'ubutware bwose bwa Satani n'abademoni. Ndategeka abantu Satani yari yarahambye mu bituro akababwira ko iherezo ry'ubuzima bwabo uyu mwanya ngo bazuke mu izina rya Yesu, bazuke mu bituro by'ubugumba, bazuke mu bituro by'uburwayi, bazuke mu bituro by'amadeni, bazuke mu bituro by'agahinda, bazuke mu bituro byo kugumirwa, bazuke uyu mwanya kubwira isengesho uryumvise n'iri jambo, bazuke mu mwami mu bituro by'ubushomeri. Ndategetse ngo umuriro w'amazuku umenagura imbaraga z'ubutware bwari bwarafashe badayimoni bakandagire munsi y'ibirenge byanjye. Ndafunguye nk'uko ijambo rye rimbwira ngo ibyo tuzabohora mu isi no mu ijuru bifungutse. Iki bituro by'icyangire
ibituro by'igisuzuguro, ibituro by'inyatsi, ibituro by'ubukene, byose nkubisase ndasenya ndarimbuye mu izina rya Yesu. Zigereza ndazimenaguye mu butware n'ubushobozi bw'izina rya Yesu. Natuye ko bakiza indwara, ndahanuye mu izina rya Yesu. Natuye ko abohotse babonye ibishoro bagakora mu izina rya Yesu. Natuye ko babonye urubyaro mu izina rifite imbaraga rya Yesu. Natuye ko baruhutse imitima mu izina ryawe ryera mwami Yesu. Ndagushimiye ko ibyo byose ubikoze kandi ubiremye mu izina ryawe Yesu, ko bikoze mu izina ryawe ryera mwami Yesu. Bakozi b'Imana, bwoko bw'Imana, nshuti muryango, umugisha w'Imana ube ku buzima bwanyu kubwira ijambo, kandi ndabakunda cyane. Mukomeze mukurikirane ibyigisho byacu kuri uyu murongo wa Gospel Harvest Network. Imana ibaho umugisha, kandi mujye muna sharinga, abatarakoze subscribe mujye muyikora. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, kuko muri umuryango mwiza kandi turabishimira. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.